nakwereka ko ndagashitsi kumeye kuzira sebu n'amaduta bari rukara mwene kasha makokiro nkaba ndatashye naramaze ndawurwanya niho habamo rya biryokoye Nyamirambo iyo Nyamirambo ariko ma wibagije ukuntu yahoraga gukubita guhoza ku nkeke nta kuryama kuraza hanze rega sinjya kunigwa n'iriraha ukumbura rwose amaze gufata icyemezo ngiye kuhagurisha kino kizu cyanjye nyine kukinjiramo gusa ahubwo mama iyo bamuheza muri gereza nkuko Kadogo yabivuga arubona sinze hanyuma umereze n'umuti w'imbere ariko koko Kadogo Kado. rwose mbasabye imbabazi mbikuye ku mutima ntabwo nzabyongera pe amakosa nakoze ndayazi ni mabi ntabwo nzongera n'undi munsi ni ukuri kw'Imana ishobora byose kandi ibyo mbabwira ndabivuga mbikuye ku mutima ariko papa karame nikoreka nzihorera Esther rwose mbabarira ntabwo nzongera pe mbabarira kandi mbivuze mbikuye ku mutima umva papa nambabaza ukwiye namba rwose ariko uribuka igihe wahereye tujujubya wagira ngo nago turi abantu papa uribuka ko guhera kera nkiri umwana nago nigeze mbona urukundo rwawe ntiwigeze umfata neza habe na gato none ubu ngubu ngize imyaka 20 nibwo utangiye kuvuga ngo urasaba imbabazi papa nubwo bavuga ko wafunguwe ngiye rwose bisa nkaho ntanakubona mu maso yanjye papa kuri njye uracyafunze pe nawe mweshe subone gutya banyweshe noneho nutanywesha nanjye ntayo ariko mukama buriya ngo iki akoruka uzi yuko mbaye ndi wa mukecuru tukana kwera ko wamwise mukecuru mba nkubwiye ko ntari nyako oya bote wanje yego mwene da
mwene data ntaho rwose muri iyi minsi bitewe n'ukuntu tumeranye ndumva atari izina wagakwiye kunyita. urashaka mpitende Hari utwo bita squiti sheri sheri shushu utuntu nk'utwo ngutu. Erega nawe uri bote wanjye. sheri nyine urumva ukuntu byagenze ngewe nari ndimo kwimanukira hariya ku muhanda ndamanuka ngeze mu ishyamba ni ukuri kw'Imana ndababwiza ukuri kandi mbona akadogo arambaraye hasi nje mbona akadogo ariko ameze nk'urimo gusamba ndavuga ni noneho birarangiye ariko ni ukuri ndababwiza ukuri ntabwo nababeshya nanjye nabonye aryamye hasi yambaye. none se ntabwo waba wabashije kumenya icyo yazize? icyo yabaye se nyine yari afite akuka gakeya kangana gutya ndamubaza se kadogo bigenze gute arambwiye ngo yari ashonje ngo cyane ngo inzara yenda kumwica noneho ngo arya ikiyege. Ikiyege si ibingibi bimera mu ishyamba? ngo yari azi ngo ni icyobo. Kubirisisha no koko dawe uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubera abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize ibyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje ine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ninde? Urinde wowe ukomanga. Wowe ukomanga urinde. Niba udakeneye kwivuga genda mvira imbere y'urupangu. Wanga ntago ari wakomanga imbwa ibisambo n'ibiki byose n'ibitindagasa nazo. Erega ni njyewe. Wowe se wowe nde? Niba wiyiba ugiye genda uzagaruke wiyibutse. Yewe. Yewe ra. Zana amafaranga ufite yose ndabizi urayafite ibihumbi. Wowe urinde? Zana ufite ibihumbi. Wowe urinde? Urayafite ibihumbi 40. Ndibona. Yazane ndabizi urayafite ibihumbi 40. Yazane. Nese buri ko kugutumye. Wivuga. Icyo nshaka ni amafaranga. Ndabizi urayafite. Yazane. Nese buri ko kugutumye. Yazane. Na amafaranga ngewe rwose. Nta kindi nshaka. Nta kindi nshaka. Na amafaranga afite rwose. Na amafaranga afite yo. Wowe nde? Ni njyewe nyine wa mugabo muva hamwe nyine muvandimwe wawe njyewe Sebu. None se ugarutse gukora iki? Nyine nagira ngo mumfashe ndwanaho rwose. Ariko wa mugabo njyene ubwa mbere narakwihanije ubusubiyeho ndakwihaniza, ariko aka kazi kariko kanunze uragira ngo uzanyirukanishe none wowe uzanunga. Ariko se ni wandwanaho? Nkurwanaho iki? Tuziranye ntituva hamwe. Tuziranye se kuba tuziranye bivuga kumvogera ku kazi kanjye. Ariko se ariko iki? Nyine nk'ubusanzwe umuntu wanga kwakira koko ngo mwumve ari Yezu koko wazabigenza. Yezu bwoko ki? Yezu ntabwo yababwiye ati nzaza mbatunguye nze mu ishusho y'umuntu bakeneye umuntu uzaba ubabaye ngo mumufashe. Ubwo se usanze ari nde Yezu wazabigenza ute? Niba ari nawe Yezu ndavuze ngo mvira hano.
mvira hano niba uri na Yezu ugende ibizaba nzabyirengera noneho niba uri Yesu ugenda ukora icyo ushaka noneho ndebe ko hari icyo nzaba SEBURIKOKO ucucuye niwe rwose nta wundi. ariko se pe uwo muntu nta kantu na gato waba wamubonyeho cyangwa wenda n'umwenda yari yambaye? Ashwe muyobo nijoro nari nabuze umuriro kubera ko nta mafaranga ako kanya nari mfite ngo hite ngura umuriro wari umaze kunshirana cana buje none nkajya kubona nkabona igicucu nkabona kiratambutse none nkajya ubona uko duturiye inzira ni nk'umuntu wibeshya inzira cyangwa nk'umusinzi nza ndi gufungura mbuga yewe muntu nafunguye nari mfite buje mu ntoki yayikubise gutya igikubara ndagenda mba nikubise hari hasi arambwira ati zana amafaranga yose ufite hano ndabizi ko ufite amafaranga zana amafaranga yose ufite ahangaha ntabwo nabashije kubona ko yamayitoroshye mbese yanoroshonye gutya mu maso mbona ibikezi gusa ngaho gusa nari kumubona gute koko SEBURIKOKO tutazi naho aherereye wahamye ute ko ari we wakwibye cyangwa ari we ukwiba?